yanditswe na Yohani. Muri icyo gihe Yesu akomeza guhamya bimwerekeyeho agira ati, usaturutse hejuru abasumbye bose, naho usaturutse munsi aba ari uw'isi. Kandi avuga iby'isi. Usaturutse mu ijuru aza asumbye bose, ahamya ibyo yabonye n'ibyo yumvise, nyamara nta muntu n'umwe wakira ibyo ahamya. Wakira ibyo ahamya aba yemeza ko Imana ari nyakuri, uw'Imana yatumye avuga amagambo y'Imana, kuko Imana itamuha roho wayo imugerera. Imana Data ikunda Mwana, kandi ibintu byose yabishyize mu maboko ye. Uwemera Mwana agira ubugingo bw'iteka, uwanga kwemera Mwana ntazagira ubugingo, ahubwo uburakari bw'Imana bumuhoraho. Iyo Ivanjili ntagatifu. Arasingizwa Kristo. Uko bihuranye n'umunsi wa Yosefu, urugero rw'abakozi. Yosefu uvugwa muri Bibiliya akaba yari umubaji, ubundi niko babyita. Ariko babyita ngo kubaza umurimo usuzuguritse uciriritse. Ariko iyo ugiye mu mateka ya Bibiliya ukamanuka cyane icyo gihe, uriya yari umwenjeniyeri mu bubaji. Ububaji ni gusuzugura nka bari no gufata iranda cyangwa se n'ibintu byinshi. Ibyo ngibyo bikoreshwa mu bubaji ntabwo ari byo byonyine twatekereza ububaji bw'iki gihe. Ahubwo ububaji ni umurimo wakorwaga ku mirimo ikorwa iva mu biti, mu tekinoloji. Ubwo ibyo ngibyo ni byinshi nahita mvuga byagutse. Uburyo Yosefu uyu nguyu abacengera inyandiko za Bibiliya bavuga ko yari engineer mu bijyanye no gusakara ibisenge bikozwe mu biti. Ni nk'aho twahita tuvuga ngo uyu Yosefu niwe wasakaye iyi nzu yacu, kubera ko tubona isakaro bikozwe mu mbaho no mu biti. Ibyo bigahita bikwereka yuko atari buri wese, ntabwo ari wa wundi uri gukomagura imbaho, ahubwo ni wa mutekinisiye wari ku rwego rwo hejuru, none wari gusa na tekinoloji y'icyo gihe, ugasanga ibiti ari bwo buryo bwari bugezweho. Ibyuma ntabwo byari byakabayeho. Mbere tubona Yosefu wari. Uyu Yosefu rero urugero rw'abakozi, byinshi yatwigisha. Kuba ubwabyo Imana yaramuhisemo ikamugira umurinzi w'urugo rutagatifu rwa Yesu na Mariya. Ibyo ubwabyo bihita bikwereka yuko Imana ijya guhitamo, ntabwo ihitamo uwo ari we wese, ihitamo uwo yishakiye ikamugira umurinzi w'ingomwa be, kandi ikamugira n'umurinzi w'umwana wayo. Imana rero yahisemo neza, we yahisemo Yosefu utaragomba gutererana mu rugo rwe. Bikatwereka n'uburyo umugabo nyawe yagomba kwitwara mu rugo rwe. Niyo mpamvu Imana ihitamo kugira ngo areberere urugo. Abagore beza b'iki gihe agererwamo umutware wanjye, atari umutware wo gutegeka gusa, ahubwo wa wundi ureberera inyungu z'urugo. Uwo ni we wamubye kuba umukozi w'ukuri. Yosefu rero tumwibukiraho mbere na mbere ko yarabaye umurinzi wa Yesu na Mariya kuva mu buto bwe kugera igihe atangiye kwamamaza ingoma y'Imana, kugera ku myaka igera kuri 30. Abenshi urabona muracyari wayimurira mu bari hano. Iyo rero ukiri mu rugo umenya agaciro k'umubyeyi wawe iyo amaze kabiri atari mu rugo. Iyo amaze kabiri atari mu rugo utangira kubona icyabuze, kandi icyo cyabuze we nta nubwo ari cyo cyonyine, batekereza n'ibindi byinshi uburyo bareberera ku rugo koko. Iyo ngibyo rero Yosefu uwo nguwo urugero rw'abakozi n'umukozi mwiza, ni uwo nguwo ushobora kurebera inyungu atari ze bwite, ahubwo akarebera iz'abashinzwe, akarebera iz'umuryango we, akarebera iz'urugo rwe, akarebera inyungu za bose, nawe atiyibagiwe. Yosefu rero wabashije guhitwaho n'Imana, tumwibuka muhuza n'uko umurimo
wanyawo umurimo nyakuri ari umurimo utuma abantu babaho neza, umurimo utuma abantu barebera igikwiye akaba aricyo gikorwa. Umurimo rero ntabwo ari amaboko gusa, hano turi kuvuga tubwira n'abahanga n'abanyabwenge tukamenya ko umutwe w'umuntu the concept nicyo kintu cya mbere giherwaho kugira ngo abashe gukora igikorwa kigaragara. Hari ibintu bitatu biranga ubuzima bw'abantu kandi muri ibyo gikuru ni imibereho, ubuzima bw'abantu. Artifact ibikorwa bigaragara by'umuntu akozamo amaso cyangwa se abona akora bikagaragara ku buryo wakurikije ngibi byarakoze ubwoko kandi ni na byiza. Rero ibyo ngibyo binaribagirana kuko n'uwabikoze akabona nawe yakwimanika izina rye, ibyo birarangira kuko buri wese ibyo ngibyo yaribyiyitirira cyangwa se ukaza ukabitera n'irangi cyangwa se ukaza ukabisigiriza binogereza ugakora cyangwa twita finishing, ibyo bikorwa byiyitirira ko ari ibyaha. Ibyo ni ibikorwa bifatika. Ikindi cya kabiri hari amagambo nabyo bari kubigisha. Hari igihe byinshi bihinduka n'amagambo, ukandika ibyo wumvise yavuze ukabyandika ukanabifata mu buzima ukanabimusubiza akaguha n'amanota. Ibyo ngibyo nabyo ni ubundi buryo bwafashe bw'ibikorwa bifatika. Ariko imibereho y'umuntu, ubuzima uko umuntu abayeho ni ubundi buryo bw'imikorere ariko budafatika, ariko busigara mu mateka. Ngaho ni ukuvuga ko kubaho nk'akanaka ukumva nta n'ubwo n'ibyo yakoze nta n'ubwo n'ibyo yavuze, kuko mu mibereho n'ubuzima bwe. Uburyo kuri uyu munsi dushaka twakumva uwo Yosefu mu buzima bwe tukibagirwa ko yari n'umubaji, none tugatekereza Yosefu urebera urugo rwe n'ubutagizo kuko uriya mugore w'abandi yari ashinzwe kurinda, ni umugore usa n'utwara ubutagatifu nk'uko tubyamamaza, none ukaba umurinzi w'urugo rutagatifu. Kibasiye imibereho ugasanga igomba guhora yirwa mu mateka yacu ya buri munsi. Yosefu rero akwiye kutubera urugero rwiza, urugero kuko imibereho ye kenshi icecetse, kuko Yosefu ntabwo avuga no mu bitabo bitagatifu bita Bibiliya, twabonye ibitabo by'ifatizo twahera, bamuvuga ahantu hake cyane. Bamuvuga igihe yari yarasabwe na Yosefu nawe wifuza kumusenda rwihishwa ngo nuko umumarayika mubonekera mu nzozi kugira ngo witinya kugira ute, nuko agahungishiriza Yosefu mu Misiri bakazaheruka avukira i Betelehemu, bigasa n'ibirangiriye aho ngaho. Akongera kugaragara ku yindi nshuro Yesu yazimiye ngo bagiye kumushakira muri bene wabo n'abandi bamenyi, nabwo baramubura. Bigeze babibwira Yerusalemu, nabwo Yesu ababwira ijambo na n'ubu ngubu natwe ubwacu tutatinyuka kumva igisobanuro cyayo. Babwira ngo mwanshakira iki? Ntabwo muzi ko ngomba kuba mu nzu ya Data? Iryo jambo uricengeye wavuga ko harimo n'agasuzuguro, avuga ko yasuzuye ababyeyi be, nyamara Rosinance keeping silence ya Yosefu yagaragaye icyo gihe iragaragaza Yosefu wari ariko umubyeyi w'ungubu akana k'imyaka 12 kamwe muri mwebwe kihaye kuvuga ngo wanshakira iki? Ntabwo uzi ko ngomba kuba kabone nawe waba uri mu byo ugomba kuba byo wumva icyo cyakurikiraho. Nanjye ubwanjye kumva ntabyumva iyo nawe tutari kumva icyo byatanga. Yosefu rero guceceka kwe bitwereka imibereho y'umubyeyi ureba kure, akamenya gukora igikwiye, akamenya igikwiye ari ubuzima, imibereho atari bya bikorwa by'ibyo yabaje byakoze, atari bya bikorwa by'amagambo yavuze meza, ahubwo ubwo buzima bwe butwereka ko yabaye umugaragu w'indahemuka, waba ukwiriye igihembo, waba uzagira n'umugambi bw'ijuru, bakavuga ati ngaho tambuka kuko wakoze igikwiye, uhemberwe ibyiza ubuzima wabayemo kuri iyi si. Si ibyo byonyine, uyu munsi dushaka kuzirikana no ku buzima bw'intumwa. Ubuzima bw'intumwa mbese zihamya Yesu Kristo wazutse, zishize amanga, zikagenda zikabwira ba bandi wa wundi. Umuhereza ibitambo arababaza ati twari twarabihanangirije twikomeye tutazongera kwigisha
mwitwaje iryo zina. None dore inkuru yanyu yageze n'i Yerusalemu hose. Yesu akimara gupfa, turabizi neza ko turajya mu bihe bya Pasika, turabizi ko inkuru ye bamwe bashatse kuyihakana ko yazutse, abandi bakemeza ko yazutse, ariko ababyemeza bakaza bashinja abamwishe ko biruhirije ubusa. Uwo Yesu Kristo rero abatera akanyabugabo, akabaha ububasha n'ubutwari bwo kumuhamya bahereye muri ba bandi bamwihakanye. Ubwo buhamya n'ubwo butwari bwo gutinyuka ukagenda ukabwira wa wundi wanatinyaga, ubwo butwari nabwo twabona kubona ikimenyetso cyiza cy'uko umurimo wa nyawo burya ntabwo ari wa murimo ukora unishimiye gusa, ni n'umurimo ugomba gukora harimo icyo twita risi. nta murimo wose habamo opportunities, harimo n'imirimo iri muri isi. Ni nacyo kigaragaza umukozi wa nyawo mu kwiyemeza hamwe no kwita risi. Risi zo kuvuga ngo ubu ngubu risi rujya kubona ku babyeyi benshi bafite ababyeyi bafite ubushobozi bukiri hasi, aho risi mu kubazana hano. Hari ababyeyi bazana umwana hano kuvuga ngo nzayabona mu mashyi y'amafaranga, akazana umwana hano kuko ukora ikintu nta n'ikintu gihari, aya mafaranga nzayabona, umwana wanjye agomba kwiga hano. Icyo nicyo twita risi. Wowe uba wicaye hano ariko umubyeyi kuri risi, akagenda akagurisha inka yari imutunze, akaza akagurihira amafaranga kubera ko ari muri risi. Risike ntabwo ari cyiza gusa, hariho na risike mbi. Kuko iyo bibaye risike nziza, ubwo biba opportunities. Iyo umubyeyi atanze amafaranga hakavamo ko uzamenya ubwenge, ni amahirwe wigiriye, ni umugisha uba wigiriye. Ariko hajemo bya bindi duhora tubibutse. Iyo wateshwe ku nshingano zawe mu murimo ukora, mu byo ushinzwe, muri se wa mubyeyi negative, bituma wa mubyeyi azahora avuga ngo iyo menya umwana wawe kujyana ahandi atari hano. Ibyo ni kugira ngo twibuke ko ababyeyi kenshi hari igihe bakora icyo bakora bashinzwe, bahamagariwe gukora, ariko nawe wese utugarutse hano umurimo wa mbere w'umunyeshuri, undi ni kwicara ku ntebe y'ishuri agakora icyo agomba gukora, akazatahana amanota meza. Ubuzima yaba ari icyo ngicyo mwakoraga cyonyine. Hariho rero ugenzwa na twinshi, ugasanga uri hano uri n'ahandi, ugasanga uri hano ukurangiza umuhango. Amahirwe nuko tubona bamwe muri mwebwe umutima ukavuga ngo ugeze ushaka kwiga. Ubuzima bwo bifuza hakiri kare kugira ngo ababyeyi batazatera risi. Uri hano uzi ko utagomba kuhaba, nanjye bikaba kuko ubwo twifuza yuko umurimo mwiza ubabera igipimo cy'uko uwakoze neza wese akwiye igihembo. Kandi igihembo nyakuri kikaba kiri mu ijuru, kandi igihembo cyo mu ijuru kikaba kizaza gikurikira ibindi bihembo wabonye hano ku isi. Ibyiza ukora hano mu isi wabikorera wabivuga neza ko uzabivurirwa inshuro karishana. Ibyo uzaba warigomwa hano muri iyi si uzabikorerwa inshuro karishana mu ijuru. Ibyo uzaba warigeze hano muri iyi si uzabihemberwa no mu ijuru, kuko ni ibihembo bigira n'inyungu ubigira kabiri. Mwebwe rero nk'abanyeshuri n'abandi mwese mwitangira umurimo wo kurera no kurerwa, uwo murimo ni mwiza kuko ni umurimo w'iwawe, ni umurimo ushobora gutuma umuntu areba kure, ni umurimo ushobora gutuma umuntu amenya ko umuntu adatumva gusa n'amaboko, ahubwo atumva ikivuye mu mutwe, kuko amaboko ni ugushyira mu bikorwa ibivuye bivuye mu bwenge. Kuri uyu munsi rero bifurizanya umurimo mwiza, ariko kandi tunazirikana ingero z'abantu bakoze neza. Urugero rwa mbere dufite ni Yosefu, urugero rw'abakozi we wabashe kwita ku muryango we. Uwo muryango yitayeho, wari tukivuga ibikorwa byawo, tukaba tuwigana ntabwo ntitubigereho, ariko tukaba twishimira yuko uwo muryango wa Mariya na Yosefu babyaye umwana Yesu, cyangwa baragije umwana Yesu kugira ngo bamurere. Yesu ibikorwa bye bikaba byarakwiriye isi yose. Ntabwo rero tuba twifuriza ngo buri wese akoze icyo ashinzwe, natwe ibyacu twakora byaba byinshi ku buryo byagenda bikarenga imbibi n'imipaka, bikarenga bikagera kuri benshi, kandi bikagirira isi yose akamaro. Ubura amaso rero, aho tugeze amaso ntitwibwire ko ariho honyine,
ahubwo turenge tugere kure twige ko ibyo twakora byaba byinshi turamutse dushishoje tukamenya ko umurimo ukozwe neza bigirira yewe akamaro ukakagira n'abandi ndetse ukagira n'isi yose. Icyo ni igitekerezo cyaba ari cyiza cyaba kivuye mu mutwe wa buri wese ku buryo byiza twagezeho byazatubyarira ingororano ubuzima bwacu bw'ejo hazaza. Abakiri hasi rero amarembo arafunguye, ni byinshi birimo, ni byinshi mwazakora mubitekerejeho, ni byinshi mwasaba Imana kugira ngo bizabagire akamaro mu buzima bw'ejo hazaza, ni byinshi byazabagirira akamaro muramutse mubitekereje hakiri kare. Buri wese icyo azakora yirimize kuzabikora ejo. Umugani wa Kinyarwanda, ibyo ushaka gukora ubitekereza hakiri kare, noneho bitazakubyarira imbuto, zikazera imbuto nyinshi nziza kandi zibereye wowe n'abandi zizagirira akamaro. Bisabire kuri uyu munsi rero dufatiye urugero kuri Yosefu Mutagatifu warangije umuryango wa Mariya na Yesu. Natwe ibyo tubazwa ni byinshi mu nshingano zacu, mu kwiga no kwigisha ni byinshi, ibyo dusaba byose twisabire kugira ngo tubikore tubikunze, hasigaye imbuto zizavamo tuzabisangire kuri benshi. Twifurije umunsi mwiza kandi turakomeza no kuwifurizanya muri iri sengesho ryacu dusabira abantu bari hanze hirya no hino, ariko cyane cyane tuzirikana twihereyeho abantu b'abashomeri, kuko hirya no hino haracyarangwa ibibazo byo kubura akazi, ariko ugasanga ikibazo atari ukubura akazi ahubwo ni ukubura ubushobozi, kuko turamutse dushoboye ibyo dukora ntabwo twabura icyo dukora. Ibyo rero urubyiruko mwebwe birabareba cyane, hirya no hino hagenda hahabwa amahirwe, ariko ayo mahirwe ugasanga abayahawe ubushobozi buracyari bukeya, buracyari hasi, ugasanga byose ni imbogamizi za cya kintu twifuza kugeraho, cyangwa murimo unoze. N'igihe cyose niyo ubonye amahirwe yo gukora umurimo usanga utesha agaciro, ugakora bike wagombye gukora byinshi, ugakora bikeya kandi ubazwa byinshi. Ibyo byose bigaragaza yuko umurimo unoze, ukozwe neza, ufitiye akamaro ari wowe n'abandi, ntabwo turabigeraho. Mu gusaba rero kugira ngo koko tuzabone akazi, tuzisabe kubona akazi tutagashoboye, ahubwo tuzaharanire kugira ubushobozi akazi ko byanze bikunze kaziza. Aho nibyo twita kwihangira umurimo, aho wahanga umurimo udashoboye, umurimo wakwisesa ntacyo wawugeraho. Ibyo bita kwihangira umurimo ntabwo kugira ngo utekereze icyo ari cyo cyose, ahubwo ni gutekereza kureba ukabona igikenewe. Ubitekereza rero ufite mu mutwe hafungutse, uba witekereje hakiri kare, kuko hari ikibazo cyiza bakunda gutanga ngo waguha amafaranga angana gutya wakora iki. Udashoboye gusubiza icyo gisubizo no kwihangira umurimo ntabwo byashoboka. Bisabire rero kugira ngo amahirwe ayo ari yo yose twabona cyangwa se tuzabona mu buzima bwacu tuzayahuze n'ubwo Nyagasani hari icyo twifuriza, hasigaye ibyiza Nyagasani ateganyiriza tuzabigereho dufashijwe n'ineza n'ubuntu bye atugirira. Yesu rero muri isengesho wese afata umwanya kugira ngo azirikane ko Nyagasani amwifuzaho hari icyo asaba kugira ngo koko azakigereho, kandi nakigeraho azarushaho kubona icyo ashimira Imana. Mu gushimira Imana tujye duhera ku bwiza Nyagasani yaduhaye, kandi ibyo twarizo byose bihuza isengesho ryacu. Nyagasani Yesu nabane namwe.